kuri yego reka nemere ko wenda Joel yakoze amakosa kuba yavuze ko Solange kuba yaravuze ko Apotre Gitwaza Imana yamuciye ku ngoma kuba yaravuze ko Zion Temple idahari n'abayisengeramo baribeshya nta torero rihari nta nibadahunga ngo bave muri Babuloni bazarimbuka none umuntu nkaza kubishyiraho commentaire kufata ariko ngiye hari ibintu ntemera muri ubu buhanuzi gutya na gutya kubera impamvu izi nizi ntabwo ari ngombwa ngo abarebye cyangwa abantu bari kubyumva tubyumve kimwe ntabwo ari ngombwa ko niba Solange yahanuye Joel cyangwa nabandi twese ikimenyetso kiri buze kugaragaza ko yavuze ukuri ari uko twese duhagurukira kumushyigikira nta nubwo ari ngombwa ikitonderwa kuba Joel na runaka cyangwa nabandi bahagurutse bakavuga ngo Solange yaravangiwe ibintu yavuze ntabwo ari byo bitesha agaciro ubuhanuzi kuva na kera yisomye muri Bibiliya abahanuzi b'Imana bararengagijwe baratutswe barishwe bahuye n'akarengane gakomeye barasebejwe rero niba Joel ari ngiye usohoye mu gusebya cyangwa mu kuvuga nabi cyangwa mu kuvuga ko Solange yahanuye ibintu bitari byo akaba ari nge Satani igiye gukoresha kimwe mu bintu gikomeye cyane kugaragaza yuko Solange ari umukozi w'Imana watumwe n'Imana no umutuzo yari kugira akareka Imana yo akorera ahubwo akadusengera kavuga ati uwite warantumye twaravuganye umbwira ibi nibi untegeka ko njya kubivugira kuri social media kubera yuko Gitwaza cyangwa abantu bo muri Zion Temple abayobozi nta numwe nabasha kugeraho ngo mbimubwire none Joel na Prezili n'abandi barifashe banteje abantu yuko ndi umuhanuzi w'ibinyoma ibintu nahanuye bitari byo udakwinginze mu bumana bwawe wihesha icyubahiro ubigaragarizeho cyangwa ubakorera ikintu ku buryo rubanda cyangwa abantu bose babareba bamenya yuko bavuguruje umuhanuzi w'Imana bakatinyuka bakamuteza abantu ariko niba Joel uvuga ko arwanira mu mubiri yabirwanishije yaje kuri social media akagira icyo abivugaho nawe nk'umuhanuzi ugasubira kumusubiza cyangwa guhangana nawe kuri social media ntabwo ariko wari ukwiye kubigenza nta kintu abakurusha juste nta kintu ubundi ushije na gitoya kimwe mu bintu bigaragaza ko umuhanuzi ari uw'Imana bagiye bahanura abahanuzi ba kera ibintu bahanuye bikabateza ibibazo bikabateza ingorane bagahita bihungira bakigira mu buvumo hari ikibazo abantu bakunda kwibaza nanjye nibaza kivuga ngo umuntu ashobora kugarukira kwiyerekwa ritagera ku Mana kandi akibwira ko yavuganye n'Imana urumva icyo kibazo umuntu ashobora kugarukira kwiyerekwa ritagera ku Mana urumva kandi akibwira ko yavuganye n'Imana uyu mudogiteri muri theology twaganiriye mubaza iki kibazo kugira ngo nsobanukirwe yansubije arabwa ngo ni ikibazo gikomeye kandi cy'ingenzi cyane mu by'umwuka kandi koko gikwiye kwigwaho neza arambwa ngo yego birashoboka rwose ko umuntu agarukira kwiyerekwa cyangwa ku butumwa butavuye ku Mana ariko akwibwira cyangwa akizera ko yavuganye n'Imana ibi byagaragajwe bigaragara muri Bibiliya no mu buzima bwa buri munsi bw'abahanuzi n'abizera dusobanukirwe neza hari ibice by'ubuhanuzi bigize ute bitandukanye ubundi ubuhanuzi bugira ibice bitandukanye ku buryo abantu nyine baba bakwiye nabyo kugira ute kubimenya hari ibyo bita ibirere bitatu ikirere cya mbere ibirere cya mbere naho umuntu abona ibintu byo kwisi n'iby'umwuka nicyo kirere cya mbere abahanuzi bashobora gukoreramo icya kabiri naharwana ingabo z'Imana n'iz'umwijima dusomere mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 12 cya kirere navugaga za ngabo abamarayika barwaniyemo n'abadayimoni abadayimoni bafatiriye ubuhanuzi bwa Daniel urumva dusomera Befeso 6:12
mu kirere cya kabiri aharwana ingabo z'Imana n'ingabo z'umwijima. Abefeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6:12 kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatwara n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Byaba ibyo turi kuvuga. Dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Hari abantu rero bakoreshwa n'iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, kubera ko ari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, bakishuka yuko ari ibintu bavanye ku mutima w'Imana yo mu ijuru. Kandi iyo myuka nayo ifite ubushobozi bwo kumenya amakuru. Kandi iyo myuka nayo ifite ubushobozi bwo kumenya amakuru. Ifite ubushobozi bwo kuguhishurira ibizaba ejo. Ntabwo imyuka yose ihishura ibizaba ejo ari iy'Imana. Kuvuga ku bintu cyangwa ukavuga ku muntu afite abantu bamurwanya. Abo bantu bamurwanya bose ntibabura uri kuvuga uwo muntu neza, murababanze sizire buri kubyumva. Niba nje kuba ati Simewo ni umukozi w'Imana, ati Simewo bimeze gutya na gutya ni ukuri, abantu bose bakurwanya batakwemera. Bashobora kuba bagufitiye ishyari, bashobora kuba bafite ikindi mupfa, bose bararwanya Joel waje kuvuga Simewo neza. Baravuga turiya mutipe, turiya musenze bari kuvuga iki buriya. Kubera iki? Nakomoje ku muntu barwanya. Urumva? Niyo mpamvu no kuri social media kuvuga ngo Joel ngo bamututse ngo nta byacitse irimo, badutuka uretse no wenda ibitutsi nibyo kubera babishyize kuri comment ku karubanda nibyo biba bigaragara wenda. Baranaturoze tuzira abantu, baradukubise tuzira abantu, twahuye n'ibintu byinshi cyane. Ibyo rero nta kudutuka ni biri mu byoroshye twahuye nabyo kubera kuvuga abakozi b'Imana neza cyangwa gusobanura ibintu ko tubyumva. Ni iki kiganiro umuntu uri bugikurikire neza mu by'ukuri afite umwuka w'Imana aze kuza inbox, ndabinginze ntimuntukire ku karubanda, uza inbox ungire inama uvuga ati Jowe ibintu wavuze biriya birere, ibintu wavuze ku bahanuzi, ibintu wavuze ku bakozi b'Imana warengereye. Nimero yanjye ni 0781032998. Yes, reka tugusuze kandi tukwifurize kugenda umererwa neza aho herereye hose hatandukanye ukurikiye Iyobokamana TV. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tugira gutya tukaza tukaganira ku ngingo zitandukanye cyane cyane ariko mu gisata cy'iyobokamana, dore ko ari umurongo dukoramo. Ngiye uri kumva ni Mugisha Simewo, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe ngarukanye na Joe amakuru. Yewe amakuru ni meza, turashima Imana nyine. Ya Imana ishimwe kabisa. Reka twizere ko n'abadukurikiye nabo bameze neza, kandi n'uwo bitameze neza Imana ikomeze kugenda imworohereza, kandi ubuzima n'umweru n'umukara. Uyu munsi wameze neza, ejo bikamera nabi, ariko kubizera Imana byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Ya Joe, uyu munsi rero hari ikintu cyari turi buganireho. Mu minsi yashize ari umumama nabonye njya kubona gutya kuri social media araje wiyita umuhanuzi, bamwita Solange. Oya kugeza uvuga ko yiyita ahubwo ni umuhanuzi. Nako ni umuhanuzi pito. Uragira ngo bongere abantu kesha ko mbona social media ari ngewe uri kuvugwa. Imana sorry kabisa gupfobya Imana yiwe ni umuhanuzi. Kuko ibintu yidekara akavuga ati njewe nduyu ubwo nta burenganzira ufite bwo guhakana ibi bintu. Naho ibintu by'isi y'umwuka byo bifite ukuntu nyine nta muntu uzubigenzura ngo nibyo cyangwa si byo. Abantu bitagaye ibitekerezo bitandukanye. Rero yaraje minsi yashize mbona tangaje amakuru cyane cyane avuga ku mukozi Imana Apotre Dr Paul Gitwaza. Avuga ati Imana yamuciye ku ngoma, avuga ku itorero rya Zayuni ibintu byinshi tabarisegeramo, nubwo bahara ariko bameze nk'abadahari. Bega ni ibintu byinshi yavuzeho, abantu baza kureba ikiganiro. Je nawe nabonye yarakoze ikiganiro gisa n'igicalenjinga ibyo bintu, kisa n'ibivuguruza, ariko mbona abantu babyakiriye mu buryo butari bumwe. Nabonye harimo bari kugutuka, abagushyigikiye bavuga ati Joel ibyo bintu wabyakiriye ute? Ko nabonye harimo abantu bari kugenda bagutuka ati ntiwari ukwiye kuza kuvuguruza umuhanuzi w'Imana. Wabyakiriye gute? Numiwe. Wega barika baricyo buriya reka tubasuhuze mu izina rya Yesu, mwebwe mudukurikiye. Erega buriya nuko abantu hari ibintu bitiranye.
kandi umuntu ashobora gusamira ibintu hejuru akabifata uko ashaka bitewe na dimansiyo yabyumviyemo. Ariko nta tegeko, sibyo? Nta tegeko rivuga yuko ibintu umuntu yavuze ampurisi noneho kuri social media abantu bose babyakira kimwe. Oya, ntabwo ari ngombwa ngo ko wumva ibintu ngo aba ariko na runaka byumva, ngo kuba wemera runaka ngo abantu bose babe bamwemera, ngo kuba ubuhanuzi bwavuzwe na runaka cyangwa bwavuze kuri runaka ngo abantu bose bemere kuko bubaye ukuri cyangwa butari bwo. Ushobora kuza ugatanga igitekerezo cyawe nanjye ngatanga icyanjye, ibyo ni uburenganzira bwo, ni liberté d'expression, sibyo? Kuko ntekereza ko nasa nk'umuntu ujya muri comment agatukana ibitutsi nyandagazi biki byose, Joel nawe ntiwigeze ukizwa, wavuye waraguye, nta mwuka wera ukurimo, nta nyine ugasanga umuntu yatukanye kabisa. Uwo muntu tuvuga yuko ari uri kurwanira ishyaka ry'ubwami bw'Imana koko mu by'ukuri. Yego reka nemere ko wenda Joel yakoze amakosa, kuba yavuze ko Solange, kuba yaravuze ko Apotre Gitwaza Imana yamuciye ku ngoma, kuba yaravuze ko Zion Temple idahari n'abayisengeramo baribeshya, nta torero rihari, nta nibadahunga ngo bave muri Babuloni bazarimbuka. None umuntu nkaza kubishyiraho commentaire kufata ariko ngiye hari ibintu ntemera muri ubu buhanuzi gutya na gutya kubera impamvu izi nizi, ntabwo ari ngombwa ngo abarebye cyangwa abantu bari kubyumva tubyumve kimwe. Ntabwo ari ngombwa ko niba Solange yahanuye, Joel cyangwa n'abandi, twese ikimenyetso kiri buze kugaragaza ko yavuze ukuri ari uko twese duhagurukira kumushyigikira. Nta nubwo ari ngombwa icyitonderwa kuba Joel na runaka cyangwa n'abandi bahagurutse bakavuga ngo Solange yaravangiwe, ibintu yavuze ntabwo ari byo bitesha agaciro ubuhanuzi. Kuva na kera iyo usomye muri Bibiliya abahanuzi b'Imana bararenganyijwe, baratutswe, barishwe, bahuye n'akarengane gakomeye, barasebejwe. Rero niba Joel ari ngiye usohoye mu gusebya cyangwa mu kuvuga nabi cyangwa mu kuvuga ko Solange yahanuye ibintu bitari byo, akaba ari nge Satani igiye gukoresha, kimwe mu bintu gikomeye cyane kugaragaza yuko Solange ari umukozi w'Imana watumwe n'Imana, ni umutuzo yari kugira, akareka Imana yo akorera ahubwo akadusengera, kavuga ati Uwite warantumye twaravuganye, umbwira ibi n'ibi, untegeka ko njya kubivugira kuri social media kubera yuko Gitwaza cyangwa abantu bo muri Zion Temple abayobozi nta numwe nabasha kugeraho ngo mbimubwire. None Joel na Prezili n'abandi barifashe banteje abantu yuko ndi umuhanuzi w'ibinyoma, ibintu nahanuye bitari byo. Udakwinginze mu bumana bwawe wihesha icyubahiro, ubigaragarizeho cyangwa ubakorera ikintu ku buryo rubanda cyangwa abantu bose babareba bamenya yuko bavuguruje umuhanuzi w'Imana, bakatinyuka bakamuteza abantu. Ariko niba Joel uvuga ko arwanira mu mubiri, yabirwanishije yaje kuri social media akagira icyo abivugaho, nawe nk'umuhanuzi ugasubira kumusubiza cyangwa guhangana nawe kuri social media, ntabwo ariko wari ukwiye kubigenza. Nta kintu ubundi ushije na gitoya. Kimwe mu bintu bigaragaza ko umuhanuzi ari uw'Imana, bagiye bahanura abahanuzi ba kera, ibintu bahanuye bikabateza ibibazo, bikabateza ingorane, bagahita bihungira bakigira mu buvumo. Ntibabigira umuntu babwira ibibazo byabo bakavuga bakagenda ku Mana ko batuwiteka. Hari n'uwavuze ngo waranshutse ndashukika, sibyo? Ntubizi se? Uriya yitwa harya wahagaritse imvura n'indi harya Eliya. Yaravuga ati Uwite waranshutse nomera gushukika, none dore bagiye kunyica. Sora ndakubwiza ukuri, njye ntabwo nigeze mvuga yuko utari umuhanuzi, abantu babyumvishe nabi, ahubwo nari ndi kuvuga kwa buriya buhanuzi wahanuye, mvuga yuko hari ibyo ntemeranywa nawe kubusha mu bitekerezo byanjye. Urumva? Vuga nti nge sinemera ko Apotre Gitwaza uvuga atari umukozi w'Imana, ntabwo mbyemera ku mpamvu izi nizi.
z'ijambo ry'Imana yigisha n'abantu nzi bakijijwe kubera we. Ibyo uvuga ngo muri Zion Temple ngo ntango Zion ntayihari ngo abayisengeramo ntibagire ko hari aho bari, biriya byose kuriya yabivuze. Mvuga yuko ntabyemera. Kuba rero naravuze gutyo ndi kuvuga ubuhanuzi Imana yagutumye, abantu babyumvishe nabi, batekereje yuko nje guhangana na Solange. Ntabwo ndi guhangana n'ubuhanuzi, njye ahubwo nari ndi kuvukira commentaire ku byo yavuze. Niba rero ari ikosa nakoze rero sasa noneho nkavuguruza Imana, ubwo ni Imana navuguruje. Niba Imana yaratumye umukozi wayo, narangiza nkaza kuvuguruza imvugo y'Imana, nkavuga ati reka ati arabeshya uyu nguyu ntabwo ari umuhanuzi, iti ibi bintu ntabwo bivuye ku Mana. Imana yo mu ijuru twembi dukorera, niba ari yo mu ijuru twembi dukorera, kuko buri hari ikintu abantu batazi. Abantu bose bavuga ko bakorera Imana cyangwa bahanuye, nanjye ndimubwo. Ntimuzajye muhita mutekereza yuko Imana ikorerwa ari yo mu ijuru gusa. Imana ni nyinshi, kuko hari Imana nyinshi, hari ibirere byinshi, hari inzego nyinshi z'ubuhanuzi. Hari abahanuzi bagenda mu kirere, kiriya kirere cyarimo bariya abantu bariya badayimoni bafashe ubuhanuzi bwa Daniel bumanutse harya, urumva hariya hari imyuka ivuga, ku buryo umuhanuzi udakuze cyangwa umuhanuzi utagera kuri dimension yo kuvugana n'Imana yo mu ijuru direct, ashobora kuhakura ubutumwa bw'iyo myuka y'ahantu ho mu kirere kitari icyo mu ijuru ry'Imana. Naho ni mu ijuru ko si mu ijuru ry'Imana. Habayo imyuka mibi, habayo uruvangitiranye rw'imyuka. Hariya ahantu ushobora kuhakura ubuhanuzi utabibizi, ugahita utekereza yuko ubukuye ku mutima w'Imana yo mu ijuru. N'ababyumva nabo bakabyumvira mu iyo dimension yo kumva ko ibintu byose umuntu avuze yuko yabihanuye bibwiwe n'Imana ngo bivuye ku Mana yo mu ijuru. Nyamara ahagarukira ari mu icyo kirere kibamo imyuka mibi, inayivuga, inerekwa, inavuga ibintu bikaba, inagira ute, ariko akaba atari ubuhanuzi buvuye hehe ku Mana. Kandi na nyirabwo nyiri kubuhagunura no kubuhabwa ntamenye yuko ashobora kuba bukura mu kirere kibanziriza ijuru ry'Imana. Sinzi ibyo bintu byemera, nzi ko uzi teology. Ibintu ndi kuvuga urabyemera cyangwa ndikubeshya? Erega abapfumu n'abakonikoni n'imbaraga z'umwijima zifite ubushobozi bwo kureba nabo mu isi y'umwuka bakabona ibintu nk'uko n'ubundi umukozi w'Imana wa nyawe yabikubwira. Nese nk'urugero ntibibuka Sawuli ajya gushikisha Samweli. Nese nuzi yuko amupfumu yanamumuzaniye gutya na Samweli akamubwira ati Sawuli uri kunshaka iki kuri kunkubaganira. Ubwo ni ibintu bishoboka cyane mu isi y'umwuka rwose, bibaho cyane. Ntago Satani uzi ko buriya mu isi y'umwuka umurozi ukurusha imbaraga mu isi y'umwuka ashobora kubona ibintu wowe utanabona kandi ukorera Imana. Ni cyane yego. Abantu bajya basobanukirwa kuvuga ngo ikintu n'ubuhanuzi nibwo ntawe ubihakanye, ahubwo bwavuye ni ku mutima w'Imana yo mu ijuru, cyangwa ni ku mutima w'Imana ziba mu ijuru ribanzirije ijuru ry'Imana nyayo. Abantu bajya mu bapfumu bo barabizi. Sinzi niba hano abari kutureba ntihabuze ujyayo wenda atarakizwa, ariko umupfumu araguhanurira. Yubu bihwiki cyane. Umupfumu akubwira ibintu rwose, none akubwira ejo hazaza hawe, ukumva nibyo ko batuye umuntu ninde wamubwiye ibi bintu. Ntabwo z'abarangi abarangi uzi ukuntu bahanura kwakirira Yesu. Turanabagwije rero, turabagwije kandi biyita abahanuzi b'Imana ariko ari abarangi. Uzi yerekwa bagira, uzi ubuhanuzi bagira, uzi kurondora bagira. Abarangi iyo barahanura n'ukuri pe, ku buryo umva, ku buryo hari n'umuntu ushobora kuba yarahanuriye umuntu w'umurangi, wamubwira ngo ntabwo ari umuhanuzi w'Imana, uwo muntu mukaba mwana bipfa. Ni nazo ntambara tuba turwana ubundi kuvuga ubu sereka mbabaza murenda muntuka. Nta bandi bantu nagiye nza nkavugaho ku buhanuzi bwabo bari bahanuye mukantuka, ariko mu minsi mikeya bamwe bakagaruka gusaba imbabazi.
bakaba bati yo tijo wari wabivuze disi ngira ngo ni bya bindi nyine by'abanyamakuru byo gutwika ngo byuko utakiba mu mwuka ariko wowe uvuga ko umuntu nta mwuka w'Imana ukimubamo ubwiwe n'iki koko mu by'ukuri sindi kuvuga ko Solange ari umurangi siko mvuze abantu banyumve neza sindi kuvuga ko Solange atagera ku kirere kiba mw'Imana ngo agere ku mutima wayo ubuhanuzi bw'abari habukura sindi ahubwo ndi kubivuga muri rusange ko abantu tuba dukwiye kujijuka abantu tuba dukwiye kujijuka impamvu ari Joel ubivuga gutya nuko ari ngewe Imana itije iyi platform ngo mbivuge hagira umuntu umenya ubwo bumenyi atarazi ntabwo ibintu byose byitwa ubuhanuzi bivuye ku mutima w'Imana kandi umuntu ashobora kudakura ibintu ku mutima w'Imana cyangwa kutavugana n'Imana yo mu ijuru nawe ubwe nk'umuhanuzi bitewe na dimension yakoreramo akibeshya cyangwa akagira ngo ni Imana bavugana cyane atabizi ko atagarukira mu kirere cya dimension y'Imana yuko atagerayo rero nibyo navugaga rero mu by'ukuri muvandimwe inshuti yanjye mukozi w'Imana Solange abantu be kugushyushya umutwe ngo banaguteranye nanjye barakubeshya ngewe ibintu navuze sinigeze ngutuka ibintu navuze ni ibintu nasubiramo ni ibintu nsanzwe mvuga rimwe na rimwe iyo nabonye ubuhanuzi bw'ikubagaho bwaje kuri social media nagiye mbuvugaho hari ibintu Tojene yigeze ahanura uriya niyibishaka ndahaza ndabivuguruza icyo gihe nawe aragenda arantuka ariko biza kugaragara ko kuko yabeshye igihe yavugaga ngo yagiye ngo mu ijuru ngo Bikira Mariya ngo yaramubonye muri niba ari muri departement ngo yarahageze nibiki cyo gihe nakoze ikigano kibivuga ati uriya umuntu n'umutubuza ari kutubeshya nta juru avuyemo niba avuye no mu ijuru si iry'Imana avuyemo nibyaje kugaragara ko Tojene yabeshyaga yego mu by'ukuri rero reka mbabwize ukuri icyo warumbajije ngo nabyakiriye gute kuba abantu bari kuntuka nge nta kibazo ubuze waba muri social media ukagira ubwoba bw'ibitutsi wazakorera Imana Solange se we ko nawe ni nkanjye Solange uragira ubwoba ngo bajoweri bahagurukiye bakurwanije ngo kubera yuko batemeranyijwe nawe ku buhanuzi uhanuriye Zion Temple na Apotre Gitwaza ugatekereza yuko ngo bw'ijuru rikuguyeho ni wowe muhanuzi wenyine se utotejwe ni wowe muhanuzi wenyine se ubeshyewe reka bakurwanirire abatukana baze badutuke reka bavuga yuko ibyo wavuze ari ukuri baze babihamye reka abaguhabiririza baze babivuge ariko wowe nakugira inama yo kwicecekera ugasenga Imana ukadusabira ibihano noneho mbabwize ukuri niba nyine naravuze nkavuguruza ubuhanuzi bw'Imana ubwo Imana dukorera niyo izaduhana erega Jo utanagiye kure Bibiliya yo iri clear ikintu ubundi cyerekana ko ubuhanuzi ari bwo ni kimwe gusa cyonyine nuko busohora nuko busohora ariko ijambo ry'Imana bavuga ngo mu bigenzuze ni ijambo ry'Imana n'ubwenge igihe ubuhanuzi butarasohora buri muntu wese yemera no kuwakana ni kandi aribyo ndi kubwira abantu ubuhanuzi niba bwahanuwe ko utasohoye ukavuga ati Apotre Gitwaza Imana yamuciye ku ngoma ibintu ari gukora nyine nibye tukamubona ari gukora ibiterane ahantu hatandukanye nyuma y'ubwo buhanuzi niki mu gihe koko Imana itaramushyiraho iharama ry'uko cyangwa ikimenyetso cy'uko atari umukozi w'Imana yego kuba navuga yuko ngewe nkurikije ibyo ari gukora ndi kubona ko ari umukozi w'Imana ni uburenganzira bwanjye ahubwo umuhanuzi wabihanuye nagende hariya yicare aravuga ati nta nubwo ariko umuhanuzi w'ukuri nyawe ntabwo yarakwiye guhanura ibintu ngo narangiza agire akagaruko kandi ibintu bibi yagombye ahubwo kubisengera sinzi niba ubyumva yagombye kubisengera ko ati Mana aturiye umukozi wawe wahamagaye hati hari igihe wenda yagukoreye neza hari igihe yabayemo mukorana neza atari ko wenda agera arabivanga cyangwa aravangirwa n'urugero none wamugaruye mu murongo wamugaruye mu murimo wawe naho guhanura ukajya gusenga ngo ibyo uhanuye bisohore kugira wemerwe ntabwo buri umuhanuzi nabyo n'abana niba abana nkubwira niba abandi batagira kuri dimension yo kugera ku mutima w'Imana ariko umuhanuzi w'ukuri ugera ku mutima w'Imana yahanuye ibintu bibi
arabisengera ngo bikurweho, ntabwo agereka akaguru ku kandi ngo asabe ngo bitebuke kugira yemerwe. none se ntuzi uzi ko hari umuntu wigeze guhanura ngo mu Rwanda rwagiye kuba intambara ngo kandi Imana ngo nubwo mwasenga ute nyine ngo ntiteze kwisubira, kandi yari yatanze igihe, yarasinye none icyitonderwa kubwo buhanuzi, uwo muntu yari yatanze igihe ngo iyo ntambara izabera. yego ngo nubwo mwasenga ngo byararangiye Imana ntabwo izisubira, nuko yabutanze. nase uva mu rutabara umunyeshyaka icyo gihe nabwo ahubwo icyo gihe nabwo twabivuzeho, ndabyibutse hari muri 2020 harya covid yabaye ryari, ni gutyo, ni mu myaka banza ni mu mwaka ukurikira uwa covid 19 irangiye. Uwo muntu yaraje arahanura avuga ngo mu Rwanda ngo wagiye kuba intambara no kumeneka amaraso menshi, ngo kandi Imana yamubwiye ngo abanyamasengesho n'abandi bantu basenga ntibirirwe birushya bati igihe cyabo babisengera, kuko kuba ko byanze bikunze bigomba kugira ute, bigomba kuba. Nuko yabivuze, abantu babibonye bamwe bati henti nibyo, babandi urumva abasheshenzi ati nukuri ko Imana umukozi w'Imana ibintu wavuze nibyo rwose pe, ati Imana mu Rwanda izaba byo turabizi burabura byinshi. Twebwe tubivuze turavuga tuti nta Mana ivuga itya, nta Mana ivuga itya ngo ivuga ibyago idatanga igisubizo. Wenda ngibwira abantu atumva rero, abantu bitiriwe izina ryanjye n'ibikubita hasi bagasenga bakareka ingeso zabo mbi, ndabababarira ariko Uwiteka avuga. Ngo uvuga uti Imana irashaka ko u Rwanda ruba rumeze gutya, rukora iki n'iki, cyangwa abanyarwanda bamera gutya na gutya, bareka ibi n'ibi kugira ngo bababarire mbakize ibyago bigiye gutera igihugu. Ahubwo ukaza uvuga ngo Imana yavuze yuko ngo abantu basenga cyangwa abantu bagira ishyaka cyangwa abantu bagira esprit de patriotisme yo gukunda igihugu ngo nigiterwe n'ibyago. Ibi yamye kwirirwa babisengera ko gusohora ko bigomba kuzasohora byanze bikunze. Please, ubwo n'ubuhanuzi, ubwo tubone nk'ibyo ngo tubyihorere ngo nukugira mutadutuka, ubwo tubone nk'ibyo ngo tubyihorere ngo nukugira ngo mutavuga yuko ngo tutagifite umwuka wera. Ibyo tubone nk'ibyo ngo tubyihorere ngo nukugira ngo mutaza kuvuga yuko ngo turi guhangana n'abakozi b'Imana. Ntabwo byo guhangana n'abakozi b'Imana. Umuntu atanga ubuhanuzi, umuntu ntabwo hari ibintu muvuga abantu bavuga batazi. Ntabwo umuhanuzi w'ukuri, ikintu kigaragaza ko umuntu ari umuhanuzi w'ukuri si uko hanura ibintu ngo abantu bose babikomera amashyi. Unyumvire, kandi ikintu kigaragaza ko umuhanuzi atari uw'ukuri nabwo abantu babyitondere. Ntabwo ari uko Joel na runaka cyangwa n'undi na Simewo n'abandi ba social media influencers baje kuvuga ko umuhanuzi ari uw'ibinyoma. Ntabwo ari byo bimugira uw'ibinyoma. Urumva? Reka da, umuhanuzi yaba ari uw'Imana ahanura ibintu biri byo by'Imana, urumva, ariko akatakwa no kurwanywa. Satani akamuhagurukira kandi agakoresha abantu bakomeye, urumva, Satani akamuhagurukira kandi agakoresha imbaraga zikomeye n'abandi bahanuzi bagenzi be. Satani akamuhagurukira mu buryo butandukanye akamurwanya, ariko bidakuyeho ko niba ari umuhanuzi w'Imana ntabwo bimukuraho ko we n'Imana baziranye yuko ari umuhanuzi wayo. Kandi bene icyo gihe umuntu yahuye n'intambara nk'izo ngizo z'uko ubuhanuzi Imana yamuhaye ngo amubwirira abantu babupinze cyangwa batabwemeye cyangwa hahagurutse ibitero biburwanya, hari igihe Imana yihutisha gusohoza ibintu yamutumye kugira ngo imushingire igiti kandi nayo yihesha icyubahiro. Kuko iyo bidasohoye byaranavuzwe yuko none hatari byo Imana ishobora kutabyubahirirwamo cyangwa uwo muntu ntibigaragare yuko ari umukozi w'Imana. Ubwo rero nibyo mandi kuvuga. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, nanjye nibaza, kivuga ngo umuntu ashobora kugarukira ku iyerekwa ritagera ku Mana kandi akibwira ko yavuganye n'Imana. Urumva icyo kibazo? Umuntu
ashobora kugarukira ku iyerekwa ritagera ku Mana, urumva, kandi akibwira ko yavuganye n'Imana. Uyu mudogiteri muri teoloji twaganiriye mubaza iki kibazo kugira ngo nsobanukirwe, yansubije arambwira ngo ni ikibazo gikomeye kandi cy'ingenzi cyane mu by'umwuka kandi koko gikwiye kwigwaho neza. Arambwira ngo yego birashoboka rwose ko umuntu agarukira ku iyerekwa cyangwa ku butumwa butavuye ku Mana, ariko akwibwira cyangwa akizera ko yavuganye n'Imana. Ibi byagaragajwe bigaragara muri Bibiliya no mu buzima bwa buri munsi bw'abahanuzi n'abizera. Dusobanukirwe neza, hari ibice by'ubuhanuzi bigize ute bitandukanye. Ubundi ubuhanuzi burya ubuhanuzi bugira ibice bitandukanye ku buryo abantu nyine baba bakwiye nabyo kugira ute kubimenya, urumva. Reka tuvuge ku rwego rw'ibirere byo mu mwuka, sibyo? Yego. Aha abahanuzi bakuru bavuga ko hari ibyo bita ibirere bitatu. Ikirere cya mbere, ibirere cya mbere naho umuntu abona ibintu byo ku isi n'iby'umwuka, nicyo kirere cya mbere abahanuzi bashobora gukoreramo. Icya kabiri naharwana ingabo z'Imana n'iz'umwijima. Dusomere mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 12. Cya kirere navugaga, za ngabo abamarayika barwaniyemo n'abadayimoni, abadayimoni bafatiriye ubuhanuzi bwa Daniel, urumva. Dusomera Befeso 6:12. Mu kirere cya kabiri aharwana ingabo z'Imana n'ingabo z'umwijima. Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6:12. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Byaba ibyo turi kuvuga. Dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Hari abantu rero bakoreshwa n'iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, kubera ko ari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, bakishuka yuko ari ibintu bavanye ku mutima w'Imana yo mu ijuru. Kandi iyo myuka nayo ifite ubushobozi bwo kumenya amakuru. Kandi iyo myuka nayo ifite ubushobozi bwo kumenya amakuru, ifite ubushobozi bwo kuguhishurira ibizaba ejo. Ntabwo imyuka yose ihishura ibizaba ejo ari iy'Imana, urumva. Iyo myuka y'ahantu ho mu ijuru ifite ubushobozi bushobora kugutuma ku muntu ibintu wamugeraho akavuga ati iyi ni Imana yo mu ijuru, ati ibi bintu wari kubibwirwa n'iki, ku buryo wumva ari ukuri kuzuye kudashidikanywaho. Ari iyo myuka y'ahantu ho mu ijuru, hatari mu ijuru ry'Imana. Abantu rero tujye dusobanukirwa ikirere cya gatatu ni ahantu Imana iba cyangwa ibera. Dusomere Abakorinto ba kabiri ibice 12 ku murongo wa 2, wumve ahantu Imana iba noneho ku mutima w'Imana. Ni umuhanuzi ugera ku mutima w'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice bingahe? Ibice 12 umurongo wa 2. Ibice 12 umurongo wa 2. Reka dusome. Yego. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Nkomeze. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa niba yari atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Yazamuwe akajyanwa muri paradizo akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri. Ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo ndebana cyangwa ibyo nyumva. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye mpabwa igishako cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Ushaka kugarukira hereka. Urumva hari umuntu wazamuwe ajya mu kirere ngo mu ijuru rya gatatu, aho Imana
iba yego urumva akurayo amakuru ariko ayo makuru yayazanye yicishije mu gufatara yo kwirata nkuko icyo gice gikomeza kigira ute kibisobanura rero urumva ibi birere uko ari bitatu ikirere cya mbere naho umuntu abona ibintu byo kwisi n'iby'umwuka urumva yego icyo kirere cyakiri gishobora gukoreramo abapfumu abakonikoni bari mu isi ariko baragenda bajye no mu isi y'imyuka cyangwa y'umwuka urumva n'ikirere cya kabiri nabarwana n'ingabo z'Imana n'iz'umwijima kuko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu hohe ho mu ijuru urumva rero abahanuzi bahanura umuntu ashobora kujya mu kirere kimwe muri ibi yaba ari umuhanuzi w'umwana cyangwa abahanurirwa baba bari abana bakitiranya yuko ubu buhanuzi bwose bugatwererwa Imana sinzi niba uri kubyumva ntibitaye ku kirere bukuyemo ntibitaye kuri dimensiyo yahanuriyemo ntibitaye ku wamubwiye cyangwa ku wamutumye ahubwo ibintu byose kubera ko yiswe umuhanuzi w'Imana bagahita bavuga nawe ubwe akavuga yuko abikuye ku Mana nyamara hari ibindi birere by'ubuhanuzi umuntu ashobora gukuramo icyo yita ubuhanuzi kandi atari ikirere cy'Imana kandi noneho yaba atari umunyamasengesho akibeshya ko ari Imana imuvugisha urumva umuntu ashobora ibi birere umuhanuzi ashobora kubikoreramo abizi yabigambiriye azi ko abeshya azi ko akorana n'imyuka mibi azi yuko rwose nta Mana yo mu ijuru imuvugisha akaba arabiziranya n'iyo myuka mibi niyo byabandi bacisha imyuka mibi bakacisha imbaraga mbi zituma bakora manifestation ubumaji n'ibiki byose n'ibindi bitandukanye icyo kirere umuntu akagikoreramo abizi ko nawe atari umuntu w'Imana none hari ibindi byago binakomeye rero umuntu ashobora gukoreramo agakora muri kimwe muri ibi birere atanabiziranye n'imyuka mibi yuko ari imuha ibintu aza kuvuga cyangwa imuha ubuhanuzi urumva ahubwo akajya yishuka yuko ari ibintu akura ku mutima w'Imana n'abahanurirwa nabo bitewe nuko ya myuka mibi yinjiye cyane igapenetra ikabasha kuhishura ibyejo ibyatambutse n'ibiki byose ku buryo abahanurirwa bibakomvenka kuvuga ati ibi bintu uyu muntu yabimenye gute ibi bintu k'ibintu byanjye byose numva babimbwiye byagenze gute rafiki yangu nshuti muvandimwe hari iyindi myuka ihishura ibihishwe hari n'imwe myuka ishobora kukurondora hari iyindi myuka ishobora kuvuga ibintu bikanaba hari iyindi myuka ishobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso nk'ibyo Yesu yakoraga kandi atari umwuka w'Imana iyo myuka irahari ahubwo icyo abantu bakwiye kumenya ni ukumenya kubigenzuza ubwenge kubigenzuza ijambo ry'Imana urumva no kubigenzura nyine muri maturite bakaba abantu bakuze nibyo mvuga rero abantu bakaduka ngo nta mwuka w'Imana ukindimo ngo ravangiwe mu byukuri impamvu uri kuvuga Solange nuko ari we nabonye byabaye saga kuri social media abantu badutuka bagira gute batabyumva kimwe natwe ariko Solange n'ukuri kose nta kintu dupfa ndakubwiza ukuri nta kintu dupfa na gitoya njyewe nashyize commentaire ku bahanuzi hanuye urumva mbivuga uko mbyumva nkuko n'abandi bari byemerewe kandi n'uyu uri gutukaneraga ni commentaire nawe niko abyumva none urumva yuko uri buze kubikemuza kuza gutukana kurwanira umuntu ugatukana nawe ni igitekerezo cyawe nje nta nubwo ndi kwisobanura cyangwa ngo uvuge ngo natewe ubwoba nuko abantu banutse oya wakora kuri social media zutemera gutukwa oya ni no mwisi no mwisi social media oya wenda social media zo zirihari kubera iki uzi impamvu se social media impamvu zihariye hari giuza kuvuga ku bintu cyangwa kuvuga ku muntu afite abantu bamurwanya abo bantu bamurwanya bose nibabura uri kuvuga uwo muntu neza murababanze siziri buri kubyumva niba nje kuba ati Simewo ni umukozi w'Imana ati Simewo bimeze gutya na gutya n'ukuri abantu bose bakurwanya batakwemera
bashobora kuba bagufitiye ishyari bashobora kuba bafite ikindi mupfa bose bararwanya Joel waje kuvuga Simeon neza baravuga turiya mutipe turiya musenze bari kuvuga iki buriya kubera iki nakomoje ku muntu barwanya urumva niyo mpamvu no kuri social media kuvuga ngo Joel ngo bamututse ngo nta byacitse irimo badutuka uretse no wenda ibitutsi nibyo kubera babishyize kuri comment ku karubanda nibyo biba bigaragara wenda baranaturoze tuzira abantu baradukubise tuzira abantu twahuye n'ibintu byinshi cyane ibyo rero nta kudutuka ni biri mu byoroshye twahuye nabyo kubera kuvuga abakozi b'Imana neza cyangwa gusobanura ibintu ko tubyumva ni iki kiganiro umuntu uri bugikurikire neza mu by'ukuri afite umwuka w'Imana aze kuza inbox ndabinginze ntimuntukire ku karubanda uza inbox ungire inama uvuga ati Joel ibintu wavuze biriya birere ibintu wavuze ku bahanuzi ibintu wavuze ku bakozi b'Imana warengereye nimero yanjye ni 0738 ndanasaba cameraman uri buze ku editing ayandike ku kiganiro kugira ngo umuntu wese ushaka kumpa igitekerezo cy'ubuyobe mu nshinja no kugwa naguye n'iki cyose kubera yuko navuze ko ibintu nabyumva kimwe n'abahanuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ungira inama inbox please we kuntuka ku karubanda niba bigukundira ariko n'abatukana nabo nta kibazo ibi byose byerekana ko umuntu ashobora guhanuza ku rwego rumwe cyangwa rutandukanye bitewe n'urugendo rwe mu mwuka nibyo byaba ndi kukubwira bitewe n'urugendo rwe rw'umwuka bitewe n'imikurire bitewe n'uburyo asabana n'Imana cyangwa yegera Imana nibyo bishobora kumufasha kutitiranya ibi birere by'ubuhanuzi ngo abakorera mu kirere kimwe akitiranye n'ikindi ngo abakorera mu kirere kitagira ku Mana nyambara ibintu byose azajya byita ubuhanuzi bw'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu baba bakwiye gusobanukirwa n'ibi birere kugira ngo nyine abantu baze bigenda neza mwisi y'ubuhanuzi prophetic realm abigisha benshi n'abahanuzi b'inzobere bavuga ko ibyo bita ibirere by'ubuhanuzi cyangwa urwego rw'ubuhanuzi prophetic dimension levels bitandukanye bitewe n'uko umuntu akura mu mwuka no mu itumanaho rye n'Imana nibyo byaba ndi kuvuga nubwo Bibiliya itavuga amagambo ngo ibirere by'ubuhanuzi n'ibingahe ariko ishingiro ryabyo rituruka mu buryo Imana yagiye ikorana n'abahanuzi bayo mu bihe bitandukanye abigisha biri somo bakunze kubivuga muri nivo cyangwa urwego rwa levels nyine z'ubuhanuzi simiyo ngibi bintu mba mvuga ngibi bintu ntangaho komanteri ibi bintu ubyanga cyangwa ubyemere ariko birahari kandi niko kuri turimo niyo realite iri kuri tere ntabwo ibintu byose tuzaniwe cyangwa ibintu byose muzajya muzanirwa byiswe ngo n'ubuhanuzi nuzajya ubona ngo umuntu yahanuye jya ubanza ucukumbure umenye cyangwa usenge wishurirwe umenye ngo ibi bintu bivuye mu kihe kirere cy'ubuhanuzi ese kuko abikuye ku mutima w'Imana ashobora kuba azi ko abikuyemo abyibeshya kandi afite ikindi kirere abikuramo ashobora no kuba abizi ko afite ibindi birere abikuramo ariko kugira ngo nyine byitwa ubuhanuzi kuko bose bakavuga yuko ari iki ari ubuhanuzi bw'Imana yego yes jo urumva ni ibintu bigiye bikomeye cyane mu by'ubuhanuzi muri bihe jo hariho n'abahanuzi benshi cyane kuko umuntu wese arikora atinda hano ubuhanuzi buraje buvuye ku Mana none nk'abantu badukurikiye bashobora kwibaza ati se umuntu ushobora kumenya gute niba ibi bintu umuntu abwiye uyu muhanuzi yabikuye ku Mana abikuye muri ibyo birere by'imyuka yindi ishobora kumwereka ibintu nabyo urumva ni ikintu cyo watwugura bitekerezo umuntu ashobora kwibwirwa n'iki ikintu cyabibwira umuntu icya mbere ni imbuto uwo muhanuzi yera kabiri ni ukubigenzuza ijambo ry'Imana sibyo icya gatatu hari umuntu ikintu bita conscience umutima nama reka nkubwire iyi Imana yo mu ijuru se wa Yesu Kristo
muvuganye urabimenya kandi ntabwo nkubeshya kuko n'abantu benshi bagiye bavangirirwaho n'abahanuzi bakababwira ibintu bitari byo cyangwa wenda binabasheshenga bumva biryohereye Imana izabigenza utya Imana bimeze ukanumvira gukomoza ku bintu rwose uzi nawe ariko iyo bitari iby'Imana cyangwa y'uwo muhanuzi atari muri dimensiyo cyangwa mu kirere cyo ko abikuye ku mutima w'Imana ubyiyumvamo nubwo wabirwanya ukavuga ati uyu muntu amvangiriweho ntabura akantu gato ashyiramo wenda ka kondisiyo ry'amaturo wenda ukabuze yuko uri umunyabyaha waraye mu kabari usinda usambana ugira ibiki n'ibiki ukumva ukuntu Imana iri kukubwira ibintu byiza itabanje no kukurondora uvuga ati wasubiye inyuma waraguye wirirwa waroza abantu ukora ibiki n'ibiki uri umugambanyi uvuye kugambana Imana ati mwana wanjye n'ibiki byonyine ibyo bintu wari urimo uburyo uzi Imana iri kukubona mw'uwo mwanya bishobora kugucira urubanza bikakubwira ko ubwo buhanuzi ari ubwo buvuye mu kirere kitari ku mutima w'Imana kandi ibyo nkubwira ni ukuri niba mbeshya wenda ba teologiye cyangwa abantu basobanutse baze hagira umbwira azaze abisobanurira abantu babyumve neza ariko n'igihe urimo ubu imikoranire n'imibanire yawe n'Imana ntabwo nshatse kuvuga kuko ntabwo ubuhanuzi bw'Imana buvuye ku Mana ari igihembo cyo gukiranuka abantu babyumve neza ntabwo ari ukuvuga ngo Imana ngo wakoze ibintu bibi ngihita ikureka burundu ariko byibuze ikugarura mu nzira sibyo unyumve ntabwo ubuhanuzi ari igihembo cyo gukiranuka sibyo ubuhanuzi si igihembo cyo gukiranuka ariko nabwo Imana kubera ntirya ruswa Imana ni nyakuri niwe bose w'ukuri Imana ntiyigura ku bantu ntabwo yaza ngo ikubwire ibintu byiza gusa kandi ubizi ko kuri iyo minsi uri igicibwa wirirwa ukora ibintu by'amanyanga n'ibiki ngo umutima nama wawe ubure kugukomanga uvuga ati ariko ubu ayasa amarangamutima y'umuhanuzi uri kunyishyekengera wenda kugira ngo agere ku cyo ashaka cyangwa se ayasa amarangamutima y'uyu muhanuzi ushobora kuba ari umwana ubu buhanuzi akaba bikuye muri cya kirere cyaya myuka dukirana nayo akabyitiranya yuko ari Imana yo mu ijuru ibimubwiye ayasa amarangamutima ya bahanuzi bakorera mu isi banakorera mu isi y'umwuka atugasanga baravanga ibintu man ijwi riragukomanga ndakubwiza ukuri sinkubeshya iyo umuntu yakiriye imvugo y'Imana Imana yo mu ijuru arabimenya ese ubundi hari ikindi kibazo nibaza cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga ubundi birakwiye ko ubuhanuzi bw'umuntu umwe ku giti cye ubuzana kuri social media kububwira abantu bose cyangwa wagasanze uwo muntu ushaka kugeza ubwo bahanuzi akaba ari ububwira ubundi muri logique wagobye gusanga uwo muntu nanjye niko mbyuka kuba Imana yaguha ubuhanuzi bwa Joel harega sinzi uherutse kuntumaho ajya kuri YouTube ndamuhamagara ndabaza bite wana ni byiza ndamakuru ati ni meza none yari n'umuntu wanje ati none se kugira ngo ujye kutangira ubuhanuzi kuri YouTube bwanjye warambuze wangu wigeze unsaba wenda ngo mpamagara umfitiye ubutumwa cyangwa ikindaga ngo hoya mani ngo kariya baraga twiko mani ngo wowe ngo urabyemera nyine ngo biriya nibyo tavuganiye tubwo nibyo mwirwa mukora abantu tubwo nibyo mwirirwa mukora abantu peti wenda ngenda guhamagaye ariko hari no wabubona ntanaguhamagaye ariko se mani ibintu bya social media wowe ntubizi nyine impamvu n'ubuhanuzi abantu babupinga rimwe na rimwe bushobora no kuba ari ubw'Imana nawe uri umukozi w'Imana ariko kubutanga ukabitanga ukabura ubwenge mu kubutanga urumva ni uburyo wabyitwayemo nuse Imana igutumye kuri Apotre Gitwaza igutumye kuri Zion Temple Zion Temple ifite ikicaro hariya mu Gatenga cyane nukuri kose nabakira abantu buri nyine ntabwo wajya ngo bure uvuga ati ndi gushaka ubuyobozi hano ngo muburi nubwo utabona Gitwaza direct kuko ariko ni wabura umuyobozi ubwira ati rero ati maze iminsi
nsenga imana yego nagiye mu iyerekwa cyangwa byagenze gutya imana imbwira ibi n'ibi ngo nze mbibwire itorero rya Zayoni mbibwire na Apotre Gitwaza none muntu w'Imana muyobozi ndabuguhaye ubuhanuzi ubunshyikiririze nyirabwo ubu umbwirire umushumba iby'Imana iri kumushakaho umbwirire abakristo cyangwa namwe mubimenye ubikoze gutyo nyine ni ubundi niko byagombye kugenda niba Imana iguhaye ubutumwa bw'umushumba mukuru wa ADPR Dove Hotel aho bakorera urahazi ushobora kutabona umushumba mukuru ariko ntiwabura umuntu ukwakira uvuga ati narindi gushaka umushumba mukuru mufitiye ubuhanuzi kandi yanabwakira cyane umpe sinkubeshye biragoye ko wajyayo rimwe kabiri ushaka umushumba mukuru ngo umuhe ubutumwa bw'Imana ngo akwime umwanya yego sinziri bubyemera cyane urumva maze no kwa president bajyaga bajya rwo rwego ukamubwira uti umushumba mukuru rwose ngufite ariko urabujyana kuri YouTube erega jo ari kintu abantu nibabipinga urabarenganya Imana iriseriye wangu Imana ibigamije gusebanya kandi nyina byo nkubwira Imana yakugukira mu kugusebya nyine ku karo nubwo byaba ari byo no kandi vuara nicyo ndo ndi kuvuga sasa iba ibifite bizenyu ku murimo w'Imana wawe mugari kwitorera ntacyo nyina nibyo nkubwira ushobora gukura ibintu mu kirere kindi ukabyitirira Imana akaba ari no mpamvu nabitanga nabi kuko biranagoye umuhanuza ko ibintu ku Mana yo mu ijuru se wa Yesu Kristo mwana abutanga titira nta nupfa kuvugira aho aboneye hose nta nupfa kubibwira uwo bitareba uzi ko ushobora kuvuga uzi ko Imana ishobora kuguha ubuhanuzi bwanjye nka Joel ukabuma ndi kumwe na Simewo cyangwa ndi kumwe na madamu cyangwa ndi kumwe n'abavandimwe cyangwa n'abandi bantu b'inshuti aho kugira ngo wubake ugasenye urabyemera cyane none se ubureka nkubaza ubu ni iki Solange kuba ubuhanuzi bwa Apotre Gitwaza yarabutangiye kuri social media ubu niki yafashije abakristo kahubwo abana yabagusha cyane rwose cyane niba ari Imana koko ishaka gukebura Apotre Gitwaza sibyo ibifitemo inyungu irwanirira umurimo wayo sibyo uzi ko itangwa rya nabi ry'ubuhanuzi Imana yamutumyeho rishobora ahubwo gutera amadega rutayo yakoze sinze rebo byumva ndabyumva cyane rishobora kugusha benshi kurusha uko byari kugenda yabutanga neza rero bantu b'Imana nge ntabwo mba ndi gupinga umuntu ntabwo mba ndi guhangana n'umuntu n'umwe nta nicyo dupfa n'abantu rwose mu by'ukuri nge mba ndi kuvuga kuri situation zihari kandi abantu bajye batwumva neza abantuka bavuga byinshi abagira ute ni uburenganzira bwabo kimwe nuko nanjye ari uburenganzira bwanjye gutanga ibitekerezo nyamara kandi mu bitekerezo mba natanze ndakubwiza ukuri ko umuntu wabikurikira neza koko adashaka kundwanya cyangwa adashaka kurwanya ubumana ntabwo yabura ikintu kizima kuramo wenda ngamenye basasobanukirwe n'ibi birere niba atarabizi basavuga ati nyamara Joel nubwo tubutuka nubwo tubugira guta ariko ibintu avuga ntabwo biri totalement analogique ati umuntu yakumvamo logique ntoya yuko ibintu avuga birimo amasomo kandi ninjye uri muri position yo kubivuga ko mfite platform mbivugiraho ariko nawe aho uri ushobora kuvuga ati ndashaka gutanga ikiganiro ukaza tukakiguha Solange mpamagaye ati Solange ndashaka gutanga ikiganiro mvuge ku byo navuze cyangwa nshyire ku mucyo ku buhanuzi natanze nukuri ko iyo mu ijuru ntabwo nakwanga kumwakira n'abandi nta nubwo ari Solange wenyine mvuzeho ntabwo ari we wenyine navuze ku bahanuzi benshi abantu be kungonganisha na Solange rata Joel nta kwanga Joel ntacyo mupfa ngewe navuze ku bintu wavuze ntabwo navuze kuri wowe abahanuzi cyangwa abiyita abahanuzi yaba bari bo bukuri n'abatari bo basabwa kwitwara gute kuri izi mbuga nkoranyambaga basabwa gusenga no kuyoboza no kugisha Imana inama kugisha Imana inama kugira ngo abari bahishurira uko bakwiriye kwitwara abariyo ibahishurira ibyo bakwiye kuvuga n'ibyo bakwiye kureka abariyo ibahishurira uburyo bwiza bwo gutanga iby'Imana yababwiye abariyo ibagira inama y'uburyo bwiza bwo kugeza ubutumwa ku bantu
Imana yabatumyeho, niko bikwiriye kugenda, nibwo buryo bwiza dukwiye kubamo mu by'ukuri. kandi Imana ifite abantu bayo ikoresha, ntabwo dupinga abahanuzi b'Imana, barahari. Nubwo habaho abavangirwa cyangwa hakabaho abavangira Imana, ariko n'abakozi b'Imana bazima barahari rwose, badashobora kuvuga ngo Imana yavuze itavuze, badashobora kubura kuvuga iby'Imana yababwiye mu gihe cya nyacyo. Rero abantu tujye dusobanukirwa, kandi bizajya bigenda bitubera iby'umumaro cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana izajya igenda yiyerekana, Imana izajya igenda igira abantu inama. Abahanurirwa natwe dukwiye kuba maso, tukamenya yuko ikirere cy'umwuka cyinjiriwe n'indi myuka myinshi itandukanye, tukamenya kugenzura ibyo duhanurirwa, kuko ibyera byose si amata, maze ubwami bw'Imana bugakomeza kugenda bwaguka mu izina rya Yesu. Joe, reka nagushimire cyane rero ku kiganiro cyiza tugiranye, twunguranaga ibitekerezo kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi. Ni ingingo yakomeje kugenda ivugwa n'abantu benshi batandukanye. Reka dushimire n'abaduteze amatwi ndetse n'abari buze kureba iki kiganiro. Igitekerezo cyawe kiremewe, ushobora kunyura muri comment ukaduha igitekerezo nawe uko ubyumva, ndetse tubibutse kujya mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho ku ngingo zigiye zitandukanye hano ku Iyobokamana TV. Jewe nari Mugisha Simeo. John, nawe ndagushimiye, nizere ko tuzadukomeza kubana no mu bindi biganiro. Urakoze cyane. Yes.